Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni umwanya mwiza wo gushima Imana, ni umwanya mwiza wo kuramya Imana. Imana yampaye amagambo meza, ntekereza yuko ari bugufashe wowe ushoboye gukurikirana iyi cano, kandi Imana akaririmbo keza, ni indirimbo mu ndirimbo za kera, indirimbo zaririmbwe guhimbaza Imana, indirimbo y'umuhanzi witwa Gonzague. Ntekereza yuko wari umuririmbyi mu itorero rya ADEPR, gusa ni indirimbo numvise kera cyane, imyaka hafi 12. Indirimbo isubizamo umuntu ibyiringiro, indirimbo isubizamo umuntu imbaraga, kandi indirimbo ivuga ku buzima n'urugendo rwa buri munsi rw'umukristo, kuko ubuzima tunyuramo bwa buri munsi nubwo turi abakristo ariko duhuriramo n'intambara, duhuriramo n'ibigeragezo, kandi ntabwo kuba umukristo bisobanuye ko uba ugiye kure y'ibigeragezo, ahubwo navuga ko uba ubyegereye cyane, kuko iyo wakiriye Kristo burya Satani nawe ahora ashaka intambara, ahora ashaka ibitero, ahora ashaka ibyo kukugabaho, ariko iyi ndirimbo ndabizi ko iri bugufasha. Ariko mbere y'uko turirimba iyi ndirimbo, hari amagambo meza nifuzaga ko tubanza gusoma, amagambo ari mu gitabo cya Yobu, igice cyaho cya 19. Turahera ku murongo wa 14. Yobu abantu bose bamuzi, murabizi yuko yari umuntu wakiranukiraga Imana, ariko Satani aramusaba. Ndagira ngo mpumurize wowe ushobora kuba uri mu bigeragezo nk'ibyo Yobu yanyuzemo. Hari ubwo ushobora gucika intege, ukumva utakaje icyizere, ukumva utakaje ibyiringiro, ushobora kubona inshuti zagiye, ushobora kubona imiryango yagiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyose ushyize ibyiringiro byawe ku Mana ntabwo izagutererana. Turagushima Mana yacu kugira neza kwawe, turagushimira yuko uri umukozi w'umuhanga, turagushimira yuko utwitaho, kandi turagushimira yuko ari wowe uyobora intambwe z'ibirenge byacu. Uyu mwanya rero turagutuye kugira ngo ukomeze kubana natwe, kandi igihe uvuga ntaba ari igihe, kandi ndasenze kugira ngo uwo ari we wese Mwami Imana uzashobora gukurikirana aya magambo, uzashobora kumva Mwami Imana iyi nyigisho, ndasenze kugira ngo uzakore ku mutima we, ukore ku mitima yacu, kandi ndasenze kugira ngo ibi Mwami Imana bitwongerere imbaraga kandi zidusubizamo ibyiringiro, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yobu yahuye n'ibigeragezo bikomeye, ahura n'intambara, apfusha ibye byose. Ndagira ngo musomere amwe mu magambo makeya y'ibyabaye kuri Yobu, ushobora gusanga nawe aricyo gihe urimo. Yobu yageze igihe aratunga kandi aratunganirwa, aba umukire, aba umukungu, abo bita abaherwe, umuntu ufite amashyo y'inka, umuntu ufite abagaragu, umuntu ufite ibintu byinshi. Ariko Satani ntabwo yabyishimiye, atanga ikirego ku Mana. Ntabwo Yobu ari uko gukunda, ntabwo ari uko gukiranukira, ahubwo yabuzwa n'iki? Ni umutunzi, ufite inka, ufite abana, ufite amazu menshi, ufite imirima myinshi, ufite ingamiya, ufite byinshi. Bibiliya itubwira ko Imana yamwemereye kugira ngo
Satani agerageza Yobu, ariko irangirira iravuga ngo ibintu byose urabyemerewe ariko usibye ubugingo bwe. Buriya ni iki bitwigisha? Nubwo ubuzima bwa buri munsi tuba dusenga Imana tunayisaba ibyo twifuza, tuyisaba ubutunzi, tuyisaba amafaranga, tuyisaba amazu, tuyisaba, ariko yerekanye yuko umuntu ashobora gutunga ibintu byinshi bugacya bigeragerezwamo akanabitakaza, ariko kuvuga ngo ubugingo bwe burarinzwe ni ukwerekana yuko ubugingo bwa Yobu bwari burenze cyane ubutunzi bw'ibyo yaratungiye mu isi. Rero ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo nawe wakire imbaraga zo kumva yuko nubwo watakaza iby'isi, ariko hari ubundi butunzi Imana yaduhaye buruta inka, buruta amazu, buruta amamodoka, buruta bya bindi byose twirirwa twifuza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nubwo nabyo ari ingenzi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo byashira byose, ariko ntuzatakaze ubutunzi buruta ubundi, ari bwo bugingo buhoraho. Hanyuma Yobu arangije mu gihe cye cy'ibigeragezo avuga amagambo akomeye, igice cya 19 umurongo wa 14 aravuga ngo bene wacu bantaye n'inshuti zanjye zanyibagiwe, ngo abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi, ngo mbamereye nk'umunyamahanga, mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba, nubwo mwingingisha akanwa kanjye, umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato baransuzugura, iyo mbyutse bamvuga nabi, inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, nabo nakundaga bampindukiye abanzi, amagufwa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko k'Uwiteka, ukuboko kw'Imana kunkozeho. Murangenzereza iki mukangirira uko Imana igize? Ukomeze ntikubahagije? Aya magambo arimo umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi. Nubwo uri mu bigeragezo cyangwa uhura n'intambara, ntekereza ko utaragera ku kigero cyo guhamagara n'umuja wawe ngo agusuzugure, cyangwa kenshi dukunze kuvuga ngo abakozi bo mu rugo cyangwa se umuntu ukoresha, akaba ari iyo mvugo dukoresha. Tekereza kuba witwa sebuja w'umuntu cyangwa nyirabuja w'umuntu, wamuhamagara akagusuzugura. Aravuga ngo inshuti zaragiye, ngo kandi usibye n'inshuti kugenda, ngo umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, ngo kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama. Bivuze ngo hari igihe tugeramo n'abagaragu bakabimenya, hari igihe tugeramo n'abaturanyi bakabimenya, hari igihe tugeramo n'abitwa abavandimwe bakagenda, n'inshuti zikagenda, abantu bose abo wumvaga warakundaga bose bakaguhindukira abanzi. Rwose ibyo bihe n'ujya ubibona ubigezemo, ujya uvuga ngo nubwo bose bagiye, ariko ndabizi neza ko hari undi muntu usigaye uhagararanye nanjye. Uwo nta wundi ni Kristo Yesu. Ubyakire, izo mbaraga uzakire. Hanyuma Yobu arakomeza ku murongo waho wa 23, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Ukwiriye kuba ufite ibyiringiro, ukavuga ngo nubwo bimeze gutya, ariko ndabizi neza ko ejo uzacya amateka yanjye yahindutse. Ntugahora urebera ibihe byawe byose mu rupfu, ntukarebere ibibazo byawe byose mu rupfu, ujye uhora urebera n'ibibazo byawe mu gukizwa na Yesu. Uvuga ngo ndabizi ko ibi biriho, ariko mfite umucunguzi uzankiza. Hari undi muntu ufite imbaraga ziruta, hari undi muntu ufite ubushobozi buruta. Buri mukoresha yakurenganya, ariko Imana itagutanze.
yakurenganya kuko agufiteho ububasha, ariko Imana kuko ariyo yakuremye ikakubumba ikaguhamagara mu izina ryawe. Ayo niyo magambo yabwiye Yakobo ngo Yakobo mugaragu wanjye natoranije nahamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye, uri uwanjye. Haleluya. Ukwiriye kunezezwa n'uko uri uw'Imana. Akarengane kose wahura nako, intambara zose wahura nazo, ibigeragezo byose wahura nabyo, ukwiriye kwakira yuko ubigukorera hejuru ye hari undi muntu, kandi uwo muntu ni umucunguzi wawe. Hanyuma Yobu arangije aravuga ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, ngo iyaba ngo akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Haleluya. Yobu yaratangiye kwiyumvira avuga ngo icyama aya magambo ngiye kuvuga bikandikwa ahantu, ariko tunashimira Imana ko byanditswe. Rwose Yobu nahumure, ibyo yifuzaga byarakozwe, byaranditswe, n'uyu munsi natwe turabisubiramo. Hanyuma arangije yatura ibyiringiro bye, abonye abantu bose bagiye, n'inshuti zagiye, n'imiryango yagiye, ibintu byose byapfuye, abona nta kintu na kimwe asigaranye. Nibwo yatuye ibyiringiro, arangije aravuga ngo ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Haleluya. Yobu ntabwo yarakirebera ubuzima bwe n'ibyiringiro bye muri ibi twebwe dushakira mu buzima byo mu isi, ahubwo yarageze aho ahishurirwa ko hari ubundi bwiza, hari izindi mbaraga. Yari amaze guhishurirwa ikindi kintu gikomeye, ubundi buturo, ubundi butuzi buruta ibyo yarebaga aho ngaho, kuko n'umugore yari atangiye kumwinuba, yumva ngo n'umwuka we utangiye kumuhumurira nabi, ngo na bene nyina bari batakimwumva, n'inshuti zari zagiye, ngo n'abo yakundaga bahindutse abanzi, ngo n'abagaragu mu rugo bari bamuvuyeho, ngo n'abana bamubonaga nk'umushyitsi. Ni ukuvuga ngo hari igihe gishobora kugera ugahinduka umushyitsi wawe mu rugo rwawe. Birashoboka rwose, birashoboka ko wakubaka urugo, ejo mu gitondo bakaruteza cyamunara, ukazarugarukamo uje gusura abaruguze, kandi harahoze ari iwawe, nyamara ukodesha ahandi. Birashoboka rwose, birashoboka. Ariko nubona ugeze aho ngaho, nawe uzatura ibyiringiro, uvuge ngo ariko jyeweho ndabizi umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi umunsi umwe azahagarara mu isi. Haleluya. Ngo nzareba Imana mfite umubiri, ngo nzayireba ubwanjye, ngo amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Haleluya. Amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Yobu arangije aravuga ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Watakaza byose muri iyi si, ariko tegera nkubwire ngo hari ibindi byiringiro dufite birenze ibyo twizerera hano mu isi. Hari ubundi butunzi buruta ubu butunzi bw'ibyo dutunze. Hari ahandi hantu heza haryoshye kuhaba, harenze aho ubaye uyu munsi. Kuba umushyitsi wawe uri umugabo ugacyura umushyitsi, kubera ko ufite ikigeragezo, umuryango wakuvuyeho, agaciro kagatakara, ukaba umushyitsi. Ariko reka nkubwire mwene data, mpaturiyeho ibyiringiro byo kuvuga ngo nanjye ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho. Ibyo byiringiro bigire, uvuge ngo ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho, ubundi uceceke. Ibigeragezo biriho, uruvugo ruriho, waravuzwe, urandagajwe, uteshejwe agaciro, n'ibyo reka babikore. Nicyo gihe cyawe, cyari cyo gihe cya Satani kuri Yobu. Ariko ni amagambo nkunda muri 42, muri Yobu 42. Mwibuka ahantu yageze, arangije aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, ngo kandi nta gishobora kurogoya imigambi yawe yose. Umurongo wa 5 ndawukunda cyane, aravuga ngo ibyawe narabyumvaga, ngo ariko uyu munsi ndakwirebera n'amaso yanjye. Haleluya. Hari ubwo tubaho twumva iby'Imana, ariko hari igihe cyo kugera tukabona iby'Imana. Hari igihe tubaho twumva Imana, hari igihe cyo kugeraho nawe ukabona Imana yawe. Urayumva? Warayumvise? Umaze imyaka myinshi usenga wumva Imana, ariko reka nkubwire inshuti yanjye,
ntabwo uzi ibigeragezo urimo kandi ndabizi ko utaragera hayo, ariko ndakwaturiraho umugisha wo kubona Imana. Ushobora kumva Imana ya Saduraka, Meshaki na Abedenego, ushobora kumva Imana ya Daniyeli mu rwobo rw'intare, ushobora kumva Imana ya Pawulo, ushobora kumva Imana ya Yakobo, ushobora kumva Imana ya Isirayeli, ukumva Imana. Ariko reka nkubwire, iki ni igihe cyawe cyo kubona Imana yawe, kuvuga ngo noneho nanjye Imana ndi umugabo wo kubihamya, narakubonye. Haleluya. Ese ko mbona urugendo rugiye kundushya kandi nkigenda, mbona rutangiye, mbona ari ikibaya, areba hirya, areba hino, hose nkasanga ari ibibaya. Ese ko mbona uru rugendo rugiye kundushya kandi nkigenda, mbona rutangiye, mbona ari ikibaya, areba hirya, areba hino, hose nkasanga ari ibibaya. Komera ushikame, ntusubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Komera ushikame, ntusubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Noneho rero mubiri wanjye, mutima wanjye, reka gucogora, reka tugende dukomeze inzira, twumve imirindi y'umwanzi inyuma, anyirukankana, matsinde mu nzira, ashaka ko ntazagerayo. Noneho rero mubiri wanjye, mutima wanjye, reka gucogora, reka tugende dukomeze inzira, twumve imirindi y'umwanzi n'inyuma, anyirukankana, matsinde mu nzira, ashaka ko ntazagerayo. Komera ushikame, ntusubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Komera ushikame, ntusubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hari ibihembo. Nyuma y'imisozi, nyuma
hariya hirya hari ibihembo. Komera ushikame ntusubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi, nyuma y'intambara, hariya hirya hariya hirya hari ibihembo. Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha, kandi ndabizi neza yuko hanyuma y'ibibazo n'intambara duhura nazo, hariya hirya hari ibihembo. Hari igihe kizagera tunezerwe, hari igihe tuzagera twishime. Hanyuma y'uyu mubiri, hanyuma y'ubu buzima, hari ubundi buzima. Twaturiyeho ubwo buzima mu izina rya Yesu, twaturiyeho ibyiringiro mu izina rya Yesu, twaturiyeho kurenga iby'isi ukareba iby'ijuru mu izina rya Yesu, kandi twaturiyeho ihumure mu izina rya Yesu. Ibiguciye intege, ibikunanije byose, wemere yuko umucunguzi wawe ariho. Nubyaturuka byizera, kandi koko umucunguzi wawe azagucungura, uzabibona n'amaso yawe. Izo ntambara urimo, ibitero uriho byose, amagambo uvugwa n'ibindi nk'ibyo byose, hari igihe uzabirenga uvuga ngo ndabizi umucunguzi wanjye ariho. Turagushimye Mana kugira neza kwawe, turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kuvugana nawe, kandi turagushimiye yuko wongeye kuturemamo ibyiringiro. Turagushimiye kubw'umugaragu wawe Yobu, ko wabanye nawe kandi akakwizera. Ukomeze kubana natwe muri byose, kandi niko nsengeye buri muntu wese ukurikiranye iyi video, ndasenze Mana kugira ngo umuhe kwakira imbaraga zo kwatura ibyiringiro bye atanyeganyega, kandi turabizi neza yuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom, Imana ibane nawe.